Hello guys, iyi ni Shazo Trading. Ese ujya wibaza impamvu abantu bakorera amafaranga kuri internet umunsi ku munsi bakagenda babona inyungu? Ese iyo bavuze Forex na crypto, uba wumva ari ibintu by'ubujura cyangwa se urusimbi biraho gusa ari ibintu bigamije kutwiba? Uyu munsi ngiye kugusobanurira uburyo uzajya ukorera amafaranga ubinyuze muri Forex na crypto ubona inyungu umunsi ku munsi. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo Forex na crypto zakubyarira amahirwe uwo bashiye kubana natwe aka kanya. N'abatindiye twagiye. Ese Forex ni iki? Forex ni isoko mpuzamahanga rihindurirwamo amafaranga y'ibihugu agiye atandukanye. Urugero mujya wumva nk'urugero y'ifaranga barifashe bakarihuza n'irindi. Urugero USD CAD, Euro USD, USD GPY, GBP GPY nayo twayishyiramo n'izindi pair zigiye zitandukanye tuzatugenda tuzibona. Urugero nidufata USD CAD twafashe dollar tukarihuza na Canadian dollar. Amafaranga yo muri Canada, idolari byo muri Canada. Tukavuga ati USD rigiye kuzamuka. USD niramuka izamutse ako kanya uraza kunguka. Niramuka rimanutse wavuze ko irazamuka urahomba. Tukibukiranya yuko Forex igenda amasaha 24 kuri 28 muri weekend nago isoko riba riri kugenda. Reka tuvuge kuri cryptocurrency. Cryptocurrency ni ifaranga rikoreshwa kuri internet ridafite urigenzura cyangwa se banki rigenzura. Urugero Bitcoin, Ethereum, USDT, Trump. Noneho aho ngaho uhita ufata kugira ngo tuyite coin yuzuye tuyigereranya n'idolari cyangwa se n'indi faranga rikomeye ry'ibihugu. Urugero Ethereum USD, BTC USD, Trump USD. Ahanga nimba bari bankurikiye neza ndabizi ari ikibazo giteye amatsiko yise wibaza. Ese ubundi crypto ikora iki, imaze iki? Ikintu cyambere akamaro kayo kugura no kugurisha. Icya kabiri kubika amafaranga neza. Icya gatatu kohereza amafaranga bitanyuze kuyashyira wena ngo kuri banki ngo manze nkuri biki n'ibindi uyohereza byihuse mu buryo bwihuse cyane. Noneho sasa ndabizi ari ikintu none wibajije. Wakwibaza ati Forex na crypto bitandukanye hehe? Kuko byose nagiye mbivugaho. Ikintu cyambere ugomba kumenya, Forex ifite ibihugu bigenda biyikontora nyine bigenzura. Ariko crypto nkuko twatangiye nta gihugu na kimwe kigenzura. Icya kabiri, Forex isoko bisa nk'irigenda buhoro. Nubwo navuga ngo rigenda buhoro ariko nyine bisa nk'irigenda buhoro ugereranyije n'iki na crypto. Mu gihe crypto yo ririhuta cyane irahindagurika cyane. Icya gatatu, Forex na crypto. Forex ibiciro bisa nk'ibigenda buhoro buhoro ukuntu nyine bihinduka gake gake. Mu gihe crypto yo ibiciro byayo bigenda bihindagurika cyane cyane. Sasa ahangaho uhita wibaza ese ko naherekare mbivugaho nakaye kamaro ifitiye umunyarwanda cyangwa se undi muntu wese wankurikiye muri video. Ikintu cya mbere ibi bizagufasha Forex na crypto. Izagufasha gukorera amafaranga online. Ukoresheje iki telefone yawe na computer n'ibindi bikoresho byose wakwifasha byatuma bigukonegita na Forex na crypto. Icya kabiri izagufasha kubika aya mafaranga y'ibihugu akomeye aho tubibonaho yuko atagenda hindagurika cyane ngata agaciro ujyanyije y'amanyarwanda n'ibihugu byo muri Afurika. Icya gatatu bizagufasha kugenda ubona ubumenyi bw'ahazaza kubera ko muri iki gihe isi iri kwihuta aho abantu benshi ari kugenda bakoresha icyo twakwita digital money, amafaranga y'ikoranabuhanga cyane ari byo abantu bahugiyemo cyane uko iterambere rigenda risa. Abantu benshi muri Forex na crypto hari igihe birangira babiguyemo. Ese wakwibaza babigwamo gute bagatsindwa gute? Ikintu cya mbere bashaka amafaranga mu buryo bwihuse kandi nkuko tubizi n'igiceri cy'ijana kugitoragura mu nzira ubu ntabwo byakunda. Icya kabiri abantu bafata Forex nk'urusimbi bakumva ko nyine ari ibintu by'amahirwe nimba afishizemo amafaranga arahita abyuka yabaye andi mafaranga. Icya gatatu abantu benshi cyane bashaka kuyikora batamanje kugira iki kwiga ngo bamanze bafate training bashaka abantu babacoachinga babereke chat babereke ibintu byose uko bigenda bikorwa. Ikintu cya mbere anga muri Forex na crypto no kumanza ugashaka ubumenyi ibintu kabitwara gake gake ukirinda ama Telegram group atanga sinyari n'ibiki ukamanza ukamenya uko ibintu bigenda bikorwa. Noneho wahita wibaza ese niki ngomba gukora mbere yo gutangira? Ikintu cya mbere yo gutangira nkuko nabibabwiye ugomba kumanza ukiga ibintu by'ibanze cyangwa ibintu biri basic. Icya kabiri ukamenza ukimenyeza iki demo account gukinira ku mafaranga atarayanyashye mbere yuko ukinira ku mafaranga ari riyo. Ikindi cya gatatu ugomba kwirinda
ugomba kwirinda guhita uhubagurika ngo ushake amafaranga byihuse utamanje kugira iki kugenda ngo umenye ubumenyi winjiremo indani umanze usobanukirwe crypto na forex icyo aricyo. Erega ahangaha forex na crypto si ibintu by'ibitangaza, ni ubumenyi umuntu abona akaba yahindura ubuzima bwe agakirigita ifaranga nk'abandi bose. Niba wakunze iyi video kanda subscribe buke no gukanda kazogera na comment na share na like, tujye tubana umunsi ku munsi. Mwakoze cyane.